isi ni ishuri kandi ubuzima tunyuramo, ibyo tunyuramo buri munsi bigenda bitwereka impamvu nyinshi cyane dukwiye kumva kuko ku isi ari ishuri, ndetse kuba muri sosiyete nabyo ubwabyo ari ishuri. Hari abantu benshi cyane baziriza cyangwa se ubuzima bwacanze, ndetse bakiyumva ko biyanze kubera ko banze kuba muri sosiyete banze kubana n'abantu, kubera ko babateje umutwe, kubera ko sosiyete irimo abantu benshi cyane batandukanye, irimo abantu benshi cyane ubwoko butandukanye ndetse b'imyitwarire itandukanye ndetse b'uburyo bwose. Abagira umunabi, abagira akaravuba, abatukana, babandi bishyira hejuru, habamo abaca bugufi, habamo ugira amahane, hakabamo utagira amahane, hakabamo witonda, hakabamo wakunda wundi ukunda ubuyobozi. Muri sosiyete tugiramo babandi bigira ibihangange, bigira nabi. Ni sosiyete nyine, abantu benshi cyane ubahurije hamwe usangamo abandi bantu benshi cyane bafite imico itandukanye, kuko barezwe mu buryo butandukanye, barerewe ahantu hatandukanye, barezwe n'ibintu bitandukanye. So rero benshi cyane banga kuba muri sosiyete bitewe n'impamvu nyinshi cyane zitandukanye, cyangwa se bitewe n'uko abantu bari kumwe muri sosiyete babatera umunabi cyangwa se babangiza. Inama itangira hari ikarinda irangira hari ntacyo avuze, hari umuntu witwa ko ari umugabo. Kubera iki? Ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye ko umuntu w'umugabo yamara iminota 30 abandi bagabo bari kuvugira. Aho abandi bagabo bari kuvugira, inama ikarinda irangira bari gutanga ibitekerezo by'ukuntu twakubaka ku mudugudu wacu neza. Ahari ateze amatwi ariko ntagire ikintu avuga, ntagire ikintu yunganira cy'ukuntu twakora umudugudu wacu neza. Birababaza cyane. Bati n'agasuzuguro, bati baduciye amazi. Ababiciye amazi iyo tuba turimo ntabwo babyitayeho, ntabwo bashaka kugira ikintu avuga. Ibyo ni ukudusuzugura, ni ukuduca amazi.
ni ukutwereka ko ntacyo turi cyo ndetse nta n'icyo tumaze, ndetse ibyo tuba turimo ari ukuta inyuma ya Huye cyangwa se ari ukuruhira ubusa. nuko bateguye inama ya 10 iraza iraba nk'ibisanzwe ku nshuro ya 11, irongera iraba nk'ibisanzwe. Inama irayoborwa irarangira, barabaza batanga ibitekerezo barabitanga. Hanyuma umwe muri ba bagabo bagize umudugudu ahaguruka ati ariko wewe runaka mutunga urutoki cyangwa se nyine arm pointing atariko kubera iki inama irindi ba igatangira ikarinda irangira. Abandi bantu buriya kuvuga bituma uba uri gutwara umwanya ndetse w'abandi bantu bakavuze, ukagira ibyo ukura mu magambo yavuzwe n'abandi bantu, ukiyungura ubumenyi binyuze mu kumva ibyo abandi bavuga ku kintu runaka. Arabwira ati mu by'ukuri ukuntu mba naje meze ntabwo ariko ntahameze, ibitekerezo mba nazanye ntaha byikubye inshuro nyinshi cyane zitabarika, kubera ko buri wese akavuga igitekerezo cye kikagenda cyunganira cya mugenzi we, hanyuma nkataha mfite ubumenyi busumbye ubwo naje mfite. Igihe rero ntacyo kuvuga mfite, ni byiza ko nceceka hanyuma nkaha umwanya wa muntu ufite icyo yavuga, icyo gihe nkakura ubumenyi mu byo yavuze ndetse bikamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. The moral of the story cyangwa se isomo twakura muri iyi nkuru nuko byiza igihe ntacyo kuvuga ufite, igihe ubona ntacyo kuvuga ufite gihagije cyangwa se gikwiye mu gihe runaka, mu gihe gikwiye, ni byiza guceceka ahubwo ugatega amatwi ibiri kuvugwa ukabisesengura. Bizagufasha kurushaho kwiyungura ubumenyi ndetse no kunguka byinshi cyane utaruzi biturutse mu bantu benshi cyane batandukanye. Ngira ngo ubushize twakoze indi kiganiro kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iyi ngingo. Hari impamvu nyinshi cyane zikwiye gutuma uceceka. Yes, igihe wabuye guceceka ni byiza guceceka. Igihe ntacyo kuvuga ufite ni byiza guceceka. Igihe ubona ibyo kuvuga biri buze kuza gukomeretsa abantu runaka cyangwa se biri buze kuza